akwashiza amaherena maherena se nutungutu tw'utubadikano hari gihe ugendana n'inshuti bati usirimuka atandukana no mu cyaro tugure mwambara ubwa mbere nagiye nkubitaho nkabona karaguye noneho nkumva nyine birambangamiye nkibaza ngo nagaci kariho nakubita kugutwi nkabona niko kaguye nagiye kutumenyera nankuru n'abandi mu bantu mwikangara akantu kugutwi nakubita nkabona karatakaye umva kari nk'isazi se nagira ngo ni nk'ivubi cyangwa nk'uruyuki no nakubita nkabona nagaguye Hello bantu banjye reka twize ko mumeze neza muri rusatandukanye abari mu Rwanda byumwe ko mbazanire iguriro ni handi dushobora kuba twagurira kuri Alibaba, Amazon, AliExpress n'ahandi hatandukanye cyane kuri bya bikoresho nk'amatelefone, amamashine, imyenda yo kwambara, inkweto n'ibindi ukeka ko wagurira hanze y'u Rwanda nko muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, muri Dubai n'ahandi hatandukanye. Ari ukuntu kera n'uyu munsi harimo abantu bakibikoresha ugasanga ugiye gutega umuntu uzava muri leta zunze ubumwe za Amerika ntuzi ngo azaza ryari azajya mu Rwanda ryari. Uyu munsi rero biroroshye ushaka kujya kuri iguriro mu minsi 7 na 14 icyo wifuza cyose kiba kikugezeho aka kanya. Rero downloading app yabo muri telefone yawe yitwa Iguriro Shopping cyangwa ujye kuri website yabo ni e2guriro.com. ushaka no kubahamagara kuri telefone nibyo byoroshye, iri no kuri WhatsApp mukajya muchatinga muvugana buri kimwe cyose bakubwira aho kigeze. Ni kuri 0781 81 61 80 ubundi icyo wifuza cyose ako kanya kiba kikugezeho. Dore ndi umuhamya kubihamya kabisa. Peace. Ikaze mu kiganiro nkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park. Uyu munsi naze na cyamamare mwakunze mukunda muri benshi cyane. Niba ari umuntu nari nkumbuye muri buno buzima Vava arimo. Niba ari umuntu nari nkumbuye kuganira nawe Vava arimo. Ijwi ryanjye ntabwo bimeze fresh, ntabwo ndwaye grippe sinkwanduza humura cyuki. Kacyuki Niricyuki se reka Niricyise abantu benshi rero nyine bajyaga bambaza Gerard Mbabazi ntago muherukanye najya muri Expo bakambaza nuko wagiye muri Expo se ryari? Twagiye tugiye kurangwa amafarashi yo kwa Sina. Bavarira abafite story nyinshi cyane. Nk'iyo story sinzana hahise ayikura. Ya mafarashi twagiye ndakuyareba tunagenda. Twagiye yo. Hari ikintu utamaze kugeraho muri kino gihugu. Wagiye ku mafarashi, wagiye muri Expo, wakoze ahantu hakomeye cyane. Gusa urumva byonyine gusa biracyaza. Gusa ndashimira Imana n'ukuri yaraturinze turangije umwaka tugihumeka umwuka bazima n'ishimwe rinini imbere y'Uwiteka. Waje gutobora Vava? N'utubadikano gutobora ndabitinya ndabyanga. Oya uzatobora ariko. Oya ndabitinya. Kubera iki se? Ndabitinya. Umeze gute se? Numva byambabaza meze neza. Aha, uno mwaka twarangije. Niki mbwira ibintu bitatu wishimira kwenza ibindi byose? Icyambere nishimiye nukumenyekana. Icya kabiri nuko ntigeze ndwara. Icya gatatu cyo ni igisanzwe nacyo nari guheraho kuba hari ikimuga nkaba mfite amaguru 2 n'amaboko. Nishimwe ri imbere y'Uwiteka. Bikomeye cyane. Kuba rabaye n'icyuki bya hatari. Reka ibyuki nako birimo. Nese mbwe wisize mu korogo byagenze bite? Reka na iyo maze imisi najya kuzuba ngo minge ndagenda nkasa neza. Ubu nisubira mu cyaro nzonya mbigikara. Usuzasubira mu cyaro Vava? Nzasubira. Aya usubira bagata bakuzana. Nzasubirayo. Usubira bagata bakuzana. Nzasubirayo akazi nyine gahagaze nasubirayo. Oya ndashaka kuturimba akarimbo k'urukundo. Nabaza nanje ndagutabara mwicaza hakomeye heshu utarabona. Nabaza mwana wanje ndagutabara nguhuze n'abakomeye beshu utarabona. Uyirimbisha amakiryo nawe ngo ndagutabara. Kuki utabwo ndagutabara ko ngo ndagutabara? Niko. Ese nakiryo. Ako kiryo kavu.
ibisanzwe mbere ntabwo ari imbango ndagutabara baba ndagutabara umve ni ibisanzwe banzu yazana banzu yazana numvishije nanone yaririmbye dore ngaye ngo abanza kwitunganya ngo nimumufata umwanya izo zose nazo ririmba ndamafaranga ukuririmba ariko ngenda nguha aya ni make ego ko amafaranga ni makeya do amaze yabare umbwire ndayagusubiza yabare twumva aya ngaya ni 15 20 ese mbigenyo baranyaguha none aya ni 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nandakomeza sora tubaze tuyabare ngo yari kuba abaye 40 nunura yavanze ntacyo nese ko yavanze naraya bwira gato cyane urumva umeze gute muri kano kana tugiye gukora ikiganiro umva ameze neza ariko banzumbwira nyina kukumbwa ngo ndagusubiza oya ndayaguhaye yose naringize ngo arayanya wibabwira umubare tuguhaye ariko nyine nayo ni menshi ndetse aretse nkayabara bakayamenya yabare nta kibazo yabare rwose anga nayikaze tugwe mu kiganiro yego uze nkangaya aguhaye hari ikintu uzashyira umukecuru ejo bundi yari yamaye 100 akoraho 15 nkabiha mukecuru wanjye n'ubushize nabwo yari yamaye andi kuko bari banyibye telefone yego nabwo mama muha 30 30 bana telefone 80 akwitaho kwe iyo ubona abana gukunze gutyo bifata gute vava umva n'umugisha nyine bya bindi Imana ibaragiye isezeranira umuntu wenda ikabona ujya kuvoma ikabona utarize ugakora ubwo buri marimo ariko hari ukuntu nubaga abakecuru n'abasaza bakambwira ngo Imana izaguha umugisha yego nkibaza ukuntu nagera i Kigali nkibaza ukuntu nabona Gerard bazi tukicarana kangoreje televiziyo umuntu hanze akambona akama nk'ibihumbi nka 50 ari gukorera umwaka wose nyine n'ubutwari bukomeye ni yamigisha bagendaga badusabira Imana ibigira gute iduha amafaranga menshi wafashe mu ntoki zawe ukumva nibitangaza bikugezo ni nkangaye hari umuntu wo hanze wigeze kunywereza miliyoni n'ijana yego ngabana na manager wanjye ama 500 yego iki gihe gifata 500 mu ntoki rero wumvise meze gute vava nyine numvishije ari menshi ariko nabonaga abana bafite inka nkumva nyine nanjye mfite agahinda ngibaza ukuntu nayibona nahise ngura inka ntakuyeho n'igiceri cy'icyo uyu munsi warayiguze uracyayifite ndacyayifite yarungutse se nari nayiguze 350 ba 390 waje kwigurisha nyine cy'ibihumbi 290 yego narayigurishije kugira ngo mbone amafaranga nyine yo kwishyura inzu nagendaga nshaka kuba 50 ati wowe uraduha y'amezi 3 yego nibasa nyiri ukuntu ndi bubigenze biranyobera ngo nyine ngenda mfata agakamwe ndagatemagura ndakarangiza ngo mbona kote y'inzu agaki inka urayigurisha waje kubona ubukode bw'inzu ngenda mfatamo urikodeshereza se ubwo bakagenda banyereka amazu aho tugeze ni 100 ni 150 nise ngubu ndabaye koko nuko karenzi ko ndabaha 50 gusa y'ukwezi ko noneho ngeze ni 50 ni 70 ni 80 ni 100 kandi nabwo bashaka y'amezi 3 wishyuye angahe nishyuye amezi 2 wishyuye amezi 2 ku mafaranga angahe ku kwezi ibihumbi 40 wumvise menshi byatari numvise menshi yagiye nese abantu bari bazi kuri umukire byatari kuko uri umusitari bakuzi abakomisiyoneri bakahita gushaka inzu zo kuryoherwa hejuru bakakubwira turaduha 20 niho yani ndabaha 10 bakagenda bambariza inzu nyine zihenze nabibwira mama ati bihorere atugiye wikodeshereza akazu k'umuntu umwe kadahenze cyane ariko ahandi hantu hari abantu benshi abakomisiyoneri bari bazi kuri ari umukire byatari ntibabaga bakuzi se babaga banzi kumenyekana wumva ko nabyo ari byiza ariko naje kubona undi musaza w'umurokore nawe umukomisiyoneri bari wundangira nyine ngo kuri uwo mama basengana yego nuwahandi twagukora ibiganiro hariya kuri rwa rusengero bari hafi yawo aha bwira sasa rero ugize gutya ugeze i Kigali ugeze n'igihe cyo kwikodeshereza inzu
urumva utarabaye umuntu mukuru cyane ngiye nabaga numva nyine ntabishobora ngumva ko ari ibintu nyine bigoye ariko ntabwo nari kuyikodesha nuko bandangiye ngo inzu yego bambe akazi ntabwo nari kuyikodesha ngo mvuge ngo ndaje ngo ngiye gukodesha ngo nirirwe kuyi mihanda hoya numvaga none nasubira mu rugo niba ari yanka mbonye niba ari ebyiri nkazahirira nkarako zangeza ku nyungu n'ihene mfite zirahaka nkumva nyine najya gukora ako kazi ariko bakampamagara ati ngwino garuka i Kigali wijya mu cyaro ngwino twamamarize biki n'ibiki ariko numvaga naguma mu rugo n'ubundi nkazahirira kuko numvaga nta kintu bimbwiye yego wari uzi ko uzamusitari bigeza ngase vava ntabwo nari mbizi nyine Imana igira inzira nyinshi rega ngo inzira zose zirenze ibihumbi nuko ni pe zirenze ibihumbi baratuzanye ngo tumenyekane wenda n'ibyo busitari bikarurera ayo matatiwaje ibyo biki byose ubwo busirimu burenze bukarura ariko ukabona icyo wagize gute wayisabaga no kuri pe niki cyagushimishe kwenza ibindi byose rero ukimara kubona bya bindi wayisabaga ikintu cyashimishije buriya abantu b'i Kigali cyangwa se abantu bafite intambwe bateye harimo abantu b'abana beza nk'umuntu akakubona gutya kuri YouTube ngiye mwajyaga mumbwira ati rero abantu badukurikirana barafasha batanga amafaranga nkumva n'inzozi nkumva n'ibintu bitabaho nkumva ari ibintu nyine bitazaba ariko bagiye bagenda bampa umpaye ibihumbi 100 ngenda nguriye ne ya 60 ya 70 umpaye 50 gutyo noneho rero ukumva yuko ari ikintu gishobora ari intambwe ishobora kuzakugeza ku iterambere ry'ejo hazaza ikintu cyantangaje rero muri ya mwaka nuko nagize amahirwe yo kumenyekana kuri YouTube abagira neza bose baramenya mbikesheje mwebwe mbasha kubona cya kintu nari kubona mu mwaka cyangwa mu mwaka n'igice none mbwira mama wawe kinye gushimiye cyane kwenza ibindi byose mama arambwira ati ikintu ngushimira nuko utagenda ngo wisigeho biriya by'amatatiwaje ugiceza wambaye ubusa ukagaruka ukaza ukagura iryo tungo tukarisigarana ati nibwo butwari ndabigushimira nese nta muntu wigeze kubwa ngo vava agomba gusinimuka gushyira amatatiwaje nta muntu ujya ubimbwira akwashiza amaherena maherena se nutungutu tw'utubadikano hari igihe ugendana n'inshuti bati usirimuka atandukana no mu cyaro tugure mwambara ubwa mbere nagiye nkubitaho nkabona karaguye noneho nkumva nyine birambangamiye nkibaza ngo nagaki kariho nakubita kugutwi nkabona niko kaguye nagiye kutumenyera nta nkuru n'abandi mu bantu mwikanga hari akantu kugutwi nakubita nkabona karatakaye umvaga ari nk'isazi se nagira ngo ni nk'ivubi cyangwa nk'uruyuki nakubita nkabona nagaguye niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko Genuine Kunga Therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine Kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine Kunga Therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Oga bibagiye ko akambaye se nabaga nibagiye ko turi ukwa kutatumenyera noneho ku ncuro ya mbere twambara warasebye narakubitaga nkagira ngo ntakantu kandi najya kubona nkabona nagaherena kaguye hasi ariko bava uranasetse nukuri uranasetse byata nagiye kutumenyera nta nkuru oya ikindi kintu cyakugoye cy'abasiri muri iki umva nacyo inkweto ndende ntabwo zakugoye nacyo ndazambura iyo numvise zinaniye ndazambura niyo kukura mu kiganiro kuri televiziyo numva ari isibo ujya gutyo zikuramo wazambuye ndazambura iyo numvise zikunaniza hari igihe uzambara ukumva hano hejuru y'intege hari kukurya kubera kugenda wambaye imikweto igeze hejuru nta gihe wigeze kwambara inkweto ndende ukajya nko mu bantu benshi ukazikuramo ahubwo uri iwacu guhera hamanuka ugenda ukagenda bihengama nuko nyine ukazambura kuko ari mu ma etaje woya ni mu misozi ahubwo nese mu misozi wambaye inkweto ndende naho nyine hari igihe uzambara nko mu bukwe zikakunanira ugahita uzikuramo tugatwara mu ntoki ukagendesha ibirenge ubukwe bw'iri iwacu ni ukugenda n'amaguru n'ibirenge nese kuki ikatawe na hano mu mujyi se wazikuramo mu mujyi se kubera umuntu aba ari butege nta kibazo wenda ako nakubonye kuri televiziyo ndativava noneho ibintu nkoreye ntabwo na ku isi yose iri kumureba ukuramo wambaye ibirenge
kurya utakwihangana nicaye abatari kumwe bo ntabyo bigeze bitaho kurya ariko nayo moye nandi barayibonye kurya utari kwihangana reka bagasimbangamiye ndazambura ye baba cyakoze nayo ngukomboye twe dutangiyemo nta gahunda nta mudu hakuwajemo neza cyane maze iminsi nyine ndwaye ngiripe numva umutwe utabasha kugira maze iminsi urwaye iki ibicurane ndwaye ngiripe akazuba bicurika uburwayi angiripe ese bavuga ngo iki bavuga gripe maze iminsi numva umutwe uri kuwumva ibicurane byose mbese mbwira ni iki cy'abakire cyakugoye nanone iby'abakire byo kuribwa mayoneze naraziriye nkajya numva nyine nazi ukomeza nibwo bwa mbere so yiriye wayiriye ugeze Kigali warayiriye bwa mbere mvuye mizete numvaga nyine ari nk'ibintu by'ibivuta nyine by'inkukuntu ariko nyine abandi bana bakambwira ati ugenda ukoza agafiriti n'udutunguru uzagera ubimenyere natwe twaje tutabirya warabimenyereye se narabimenyereye nsigaye mbikunda ketchup se ketchup yo ntago njya nyirya oya kubera iki umva ari bisukari numva byagaze ari ibinyanya nyine byagaze bitameze neza ntabwo urasoma kuri kave ko wakoraga mu bakire oya ka divayi ibintu by'inzoga ntago mbinywa ariko mbere wanyweye inzoga kumwe na shefu ibiyoga bavoma ngo mu bikarito nayo yagiye kubizana ngo tubikoreshe mu ndirimbo nkajya numva birashaririye cyane nayo nabonye mu ndirimbo yawe dore imbogo oya mapenzi ya umani mapenzi mujya gutya cheers none se hari ahantu hari umuntu wigeze kumbwira arambwira mu kiganiro sizi narabibonye arambwira ngo vava ahantu yakoraga impamvu yaretse kuhakora ngo ubundi ngo wafataga ngo nyine wari umuseriveri handi ari umuseriveri ngo wafataga ibintu byose ukabizana udashyize ku iparato ngo niba ari fanta wagutumye niba ari eshatu wagutumye imwe ukayishyira mu mufuka izindi ukazifata gutya noneho n'ibiryo ukabizana gutya byose hamwe nibyo ntabwo ari byo kubeshya ngira ngo nigeze nserive naramamazaga gusa muri resitora kubeshya mama bari kubeshya bari gutera urwenya ntabwo nigeze seriva na rimwe ntabwo nigeze mbikora naramamazaga gusa nkagenda aho basamu bari n'abandi bose tukirirwa twamamaza tugatana imugoroba ese boss vava aurambeshya ukuri ntabwo nigeze namamaza boss wawe rahizina nukuri kose ntabwo nigeze nseriva nako muri resitora muri gift ntabwo waseriva ntabwo nigeze mbikora ariko ngo bakiriya bazaga bakakwifotorezaho nese bakwifotorezaga utora muri seriveri nyine nabaga natashye boss akambwira ngo bice hejuru ninze mbarebe n'abandi bantu nyine ngo babafana banjye babakire bishuti ze abakire bishuti ze nibo babafana banjye nkagenda nkabareba hejuru rero wowe icyo wakoraga ko kuza muri resitora bakakureba gusa nahazaga gakeya nkamwamamariza ahubwo nkihagera nigeze kujyana fanta ni ntuza niba ari n'ikirahure fanta uko ndayimena fantine nese mbwa niki cy'abakire cyakobaje umukire yagukoreye akakubaza ku cy'abakire birata ikintu cyambabaje hari ukuntu nk'umuntu ashobora kugusuzuguza umuntu ntabikwereke ariko nawe yabigizemo uruhare akaguhamagara akagukura mu cyaro agasa nk'ukwiyemeraho nyine ariko nyuma yaho bitewe n'abavandimwe be uko bagenda bamuganiriza uko bagenda bagira gute hanyuma bya bindi akabivamo nicyo kintu rero cyambabaje cyane kuko ujya ubwiza umuntu ukuri ukambwira ati iki ngiki uragikora cyangwa se ikisingishoboye nta kibazo kuko wamwiyemeraho ngo umwereke ko we nta kibazo kandi uwarega usanga kenshi uregera ari ugira gute ari urega ni ibiki bitatu ukumbuye mu cyaro ibintu bitatu nkumbuye mu cyaro nkumbuye hari abakecuru duturanye b'inshuti zanjye mba mbakumbuye hari abampamagara tuzaturagize ihene iyo ndiyo rero nkunda kuganira nabo tukicara hanze tukaganira tugasangira ikindi nkumbuye imyumbati ukumbuye imyumbati hano se ntabwo hirya ntayo njya mbona no kwiteka kuri gaze byaguhenda nayo njya mbona byaraguhenda ndetse mbwira abo mu cyane bazi ko wakize byatari umva ahubwo ngerayo duha amafaranga biki n'ibiki umva mana nta buri kintu mvuga n'ukuri ngo twabonye ngo amafoto yawe ngo Jeannette Kagame ngo yaguhaye ibihumbi byinshi ngo none ngo duha amafaranga ngo baguhaye ngo barafotoye ngo twarayabonye nibyo se bazi ko ni ya mafoto nyine abanyamakuru bashyira ngo bari gutwika baramutse baguha amafaranga menshi yakugira akamaro umva ari nk'amafaranga nayo amafaranga yakugira akamaro uti mbonye amafaranga miliyoni 11
11 kuko nzi umugore bazihaye uri hariya Nyamirambo umushuti wanjye oya ubwo rero nyine reka neza ko ari kwifuza bibaho miliyoni 11 uzibonye nkame miliyoni 11 naguramo imodoka nkaguramo n'inzu waguramo imodoka cururizamo nese wameze kumenya kwitwara neza ndabizi ariko na perimi marankorera provisoire nkatsindwa nago perimi nayibona usutsindwa gute kwera marantsindwa nashaka umushoferi akajya ntwara ayo mafaranga narangiza nkashinga n'iduka abakecuru bose bavuye mu ngo bakabari gutaha batongana ngo babimye amafaranga yabo wamaye 1000 wamaye 2 wamaye kiro cy'imondo shori n'umwana mwiza disi wafashe kuki ugera mu cyaro abakecuru ejo bundi nasanze umukecuru ngo urwaye igicuri ndi kwaye minyine Huye sanga yikubisa hasi mu muhanda yazanye urufuzi none hashize akanya barabyutse ngo mana we ngo ariko se ngo ubunarindi he ngo yemwe ngo n'abantu mumboneye ngo banyuze hano ni n'abantu twabonye noneho abandi bakecuru babana ngo bavinde imwe baza kumureba ndamureba ndavuga se mana ubu niba mugeza mu rugo agahembuka ubu baramuhiki nari mfite amafaranga 2,000 banaho 1,000 ndayamuha ngo bayamugure mwiki agakoma bamuhe barashimira Imana izaguha umugisha wasanze bakuzi se ntago banzi nyine yari yaguye mu muhanda imbere kwa Yemi ndihuye twaje gukora indirimbo nese umutima ukura ivava nyine ngiye mba numva nta muntu wambwira ngo arashonje ngewe nariye cyangwa mfite icyo kumuhango nkimwe nese muri amafaranga uhaye wampaye uko nanjye numva inzara inyishe ndakuka yanga urayanga wowe ntabwo nyanga umuherezaho urayanga ubushize wamaye narakubwiye ngo ufate fanta y'icumi urayanga ngo ntabwo ari mpa fanta none ushaka mikano urayanga wowe ndakugerageje ndebe nyangira iki nyanda ko wayampaye wikira iki nyanga none wayampaye urayanga vava ndaza kuyagwa turi gutaha oya yamakakanye ndaza kuyagwa dutaje urama mangaye ndagwa 2 Yesu mu mafaranga yose ngwaye wese unayapanje utari wakayabona baraje nabariye ubusore akoresha miki ndayabika nyine nzajye ngenda nyaguramo umunyu nyaguramo n'ibirayi n'ibitoki kugira ngo ayo nzahembwa nzabone icyo nyagura uzi kuyagura ahubwo ukugura ibyo ushaka wuzuza oya nzajye ndankuraho tuke duke yewe adashira meho na mama nangira mu kimina uri gushyira mu kimina uri n'inkoko nk'ebyiri z'ibihumbi 10 shani sawa cyane ndetse mu rugo iwacu turaza tuhasanga iki mu rugo iwacu turamutse tuje aho mba haba hari ibitoki nyine hari n'ibirayi n'umuceri nje wanyakiriza iki ose agugurira agafanta igisinywa fanta wagasembuye akareka ntabwo njya ibintu by'inzoga ese utaje kunsura mu rugo none se umva nzaza narirarenga nzaza bebe sasigaze kugenda yabaye inshuti yanjye buri munsi urarasura umva mbese ini byo myaka ingahe ishize yarakize ati kugenda ya papa agenda akazagajya no kwiga cyane Imana ishimwe ko yakize bava igitangaza ntabwo nzi ko twaba inshuti n'usura biga nuko nkunda kuba nagiye mu cyaro noneho nzaza turaguhaye ikaribu ufata gute abarundi rero ko bakunda cyane kugufasha bakunda no kumamagara kenshi ahubwo bashimire rero imbere yabo gicyo babwira gikomeye cyane ndabashimira cyane gusa ntago mpazi sinzi ni zirigerayo Imana nibishaka tuzahura ndabakunda kandi umutima mwiza bagira Imana izabaho iki cyane umugisha Imana ibaho umugisha w'umugani badukurikiye benshi by'umweko mu bigano byacu cyane cyane inkuru yanjye nemaze igihe kinini cyane nakora nanabiseguraho ariko uyu munsi nagarutse nje babonye nzanye na vava imbogo yacu imbogo yabaye barayishishuje uyase hari umuhungu murundi waje kundeba aragenda yikorera intuza aragenda arayishishura akora akantu akajya yicuranga akagira pamu akaraba dore imbogo dore impara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda
njya kwa kundi ubegera reba ukuntu ubegera umunsi ngwanje Kagame ayipositinga baraye bamamagarana barayira bayipositinga ngo avugana muri kubeshya umwana w'umukuru w'igihugu koko ati yayipositinga wumvise umeze gute rero numvise nishimye oya umwana w'umukuru w'igihugu yayipositinze numvise nishimye cyane ayishyira he ngo bamamaga ngo yayipositinga ibyo kubonana simbizi baramagaga bakabimbwira ubwo ni kuri za Twitter ngo ririmba ese ndakubwira ngo uzajye uririmba ufashe ku gituza nase ni wari mfashe warufashe he ndakunda umuceza ariko narabonye vava juru ese ntabwo rudukumbuye nari makumbuye cyane ahubwo nese utajye nuwamamagara niba none se numva ko uri mu kazi kenshi nanjye ndi mu cyaro rimwe na rimwe imvura ikabiri kugwa nta n'umuriro dufite ni ukubyuka umuntu akaba nijoro akabigira uyijyaniye ku muhanda ugasanga bakinze cyane imvura yaguye ukarara nyine nayuza telefone ese mu cyaro ntibasiga guhenda kuko abaye icyamamare aha mve mana mu cyaro iwacu ni mu bihuru banze kubyegezayo ega ni mwebwe mugomba kwikora nta bana ntibazagera umuriro simbizi ni hatari bava reka tugushimire rero kubana natwe ni iby'agaciro gakomeye cyane wacyari icyamamare wacyari umuntu udusanzwe ujye uza twitwikire siko bimeze nta kibazo turimbira akarimbo ka nyuma bari Roma cyangwa Roma iyo ushaka bakunda ok turi imbere nubwo twari tumaze kuririmba dore papa nihe bagiye mu mutwe dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda ujya muri Nyungwe uzahasanga n'inyoni ujya no mu Kagera uzahasanga n'intare ujya muri Pariki uzahasanga n'imbogo uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda vava icyo ubwira abakunzi bawe bari kutureba muri kano kanya Imana ibahe umugisha mwinshi bazahahe bazaronke uyu mwaka uzababera umwaka w'ibisubizo ntiwadusengera se isengesho rigufi nta kibazo Mana yacu Mana nziza turagushimye turaguhimbaje ubera hose icyarimwe ibiri imisozi ujye ubihindura amataba kandi ugakuraho ibikomeye imbere yacu tugatambuka ushimwe kuko ururangiza rwa burundu aya masaha rero turi imbere yawe utugire neza uduhe umugisha wawe imbaraga zawe gukomera kwawe amahirwe yawe n'imigisha wasezeranije abagukunda aka kanya ubidusesekazo kandi buri umwe wese umusoreze kwifuza kwe ibyo akwifuza urabizi uko abayeho urakuzi cyakeneye imbere yawe urakizi mugire neza kandi umutabare umurengere niko nsengeye n'igihugu ingabo z'igihugu by'umwihariko nyakubahwa perezida wa repubulika umutabare kandi umugire neza muhigire muhiga nsengeye n'abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'imigabane yose igiye igize isi iyoborwe nawe kandi amahoro yawe ubuntu bwawe umugisha wawe biduherekeze buri wese aho ari abane nawe byambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wanjye amena nyuma y'isengesho rya vava nta kindi twarenzaho sibye ko nakubwira ngo ibe byiza kure kandi uwarukumbuye vava nize kumwongeye kumubona komantari zawe zibe nyinshi cyane hasi aho ngaho kugira ngo tumuhe ikaze nanone by'umweko muri buno buzima bwacu kuri ino channel yacu cyane cyane ko ari hamwe mu hantu avuga ngo mwagiye mumuheshereza umugisha Imana ikomeze barinde nitwa Rweme Mbabazi peace